ngo yabohererezaga iki viewers naka viewers umeze gutyo ishobora kubivanga na rikeri washiduka n'ubundi wahamwihereye Imana yarandinze kabisa kumwe ibyo bintu. Nukuri niho turi buze kuza dusange bya bintu bivugwa ko yabasindishije, Ariko nibyo nabyo bisaba ibimenyetso. ibimenyetso kandi video kandi urumva we Semungu yari yirahuriyeho umuriro n'ibizo video zihari. Ibyo bimenyetso byose biri muri ibyo video titi. Nicyo cyaba ari ikibazo niba ibyo bimenyetso gusinda kandi ikintu kiriho hari usindisha, urumva niki kintu muze aka kantu muze kukitaho. Hari none se ni igiki kigaragaza ko yabanywesheje inzoga ku gahato, kuko umuntu ashobora kuzinywesha. Nababwiye ataba n'abantu bakuru, n'abantu nagara abamineri ari kuregwa, kandi abantu bakuru babaza ubwenge. Niyo ngo izo video ziri kugaragaza ko ari kubafata akabanywesha inzoga cyangwa bari kunywa inzoga. Ni ibintu bitandukanye. Sinabonye ayo mavideo, sinshaka no kuyabona, ariko abantu bazi Semuhungu yakunda kwihavingira fani ni ari kunywa. Yego, none se na Bena ntiyajyaga yakanywa. Yego, none ntiyajyaga yakanywa. Erega bakababenda n'abaciye ijambo bariwe. Oya nireka mbace mu ijambo. Iyo bavuze ngo yasindishaga abantu, iyo bavuze kugusindisha abantu babwirwa n'iki nyine ko yabasindisha? Nibyo nanjye ndi kubaza Sande, cyo ngicyo nimugitindeho rwose Sande. Video ntabwo zagaragaza impamvu ni iyi kabasobanurira ikintu. Erega Semungu turi kuvuga uretse gato. Erega turi kuvuga ibi bintu ntabwo ari bwo bwa mbere bibaye. Mwibuke ko twabonye video za Semungu z'ibintu biba muri Amerika za kera. Yego, za kera uko abikora twarabibonye. Cyese niba wenda byarakozwe mu bundi buryo butari buriya, ariko twabonye hari video ngari kubaha amashoti. Birahari sinanazizi. Uko niko gusindisha bari kubaha amashoti. Icyo ni video ya mbere neza mu Rwanda tubona yo nk'igitsina umwana yataye ubwenge yasinze yaryamye asinziriye ari kumwonka igitsina, ariko ngo ari na video. Icyo ngicyo nicyo cyahita kimwica. Hari ikimenyetso kimeze gutya. Mbega amatwi rero ahangana muri kubera ibigoryi ntimwumvi. Sorry ntabwo. Oya mureke mwumvi. Ahangaha niyo mpamvu ari kukubwira none ama video Semungu abakangisha nayaheze. Asundi wa Mungu yereka maze mbabazi yari kubarongora uretse gato ariko zikari ibyo ibigoryi ama video ari kuvugwa hano na yari kubarongora mureke mwumve na yari kubarongora none se ama video avuga ati ni wibeshya ukavuga zahita nyata hanze mvuge kuri umutima na yahise ibyo nibyo bikangisha na ama video ari kubacumita na ama video ari kubasambanya ari kubatinganya none se ama video na ya ayo ma video aramutse hari ewana twabonana muri 2050 kabisa. Byaba ari inzu ye yose yuzuye kamera kandi ngo bafashe phone. Ariko Godifar arakano nawe witanyejo gatoya, ama video ari kubasambanya bitandukanye n'ama video abasindisha cyangwa bafata ku ngufu. Hari kintu basindisha. Oya ndika manze mubwire hari ukuntu twe tunywa hano baravuze ngo turi kwa nabukira shot ukayiwe. Ntega amatwi twari tuvuze ngo none se kabaze Sande, ndakubaza Sande, ndakumva umuntu mbwira umuntu hano tubonye aba bantu ari gushyira ibikangisho. Yego, umuntu mwaba mwumvikanye ko uko mugiye gukora ibyo bintu bakora. Yego, hanyuma akagura ko ashaka kujya kukurega mbere yuko umwentimida umubwira ko nadaceceka uri buze kugira. Wibuke ko ari abahungu badashaka kugaragaza ko ari abage. Ari amage. Yego Sanda ushaka gukora ikibuka. Hanyuma uretse gato none ni iyihe mpamvu yabyagenze gute ngo bagire izo okay abakangisha basaba amafaranga se? Hari ukuntu ashobora kubasaba nanone bakashaka kumwima. Uretse gato ni iyihe mpamvu ababwira ngo nimutajya kundega? Kuko bera utubwiye ko impamvu uyu nguyu aba bashatse kumurega byagenze bite yabakanze yari uko bagiye kumuregera iki? Yego baramubwiye ngo baramurega arababwira ngo muzi ko ibyo muri kuvuga mfite na video za bari bagiye kuregera iki? Bari bagiye kurega nyine ko yabaviyoye. Urakoze cyane. Hari ikintu mutari kumvaranga no mubiri no Sande muri kumisinga point. Wabyumvishe? Nuko uvuga none niryari bagiye ari babiri. Bagiye ari babiri. Bagiye babiri. None turabaza nane Sande. Abo ngabo bashatse kujya kumurega akabakangisha babwira ko afite video.
sibyo? yego ndakumva. Byagenze bite kugira ngo abahereza ngo yabahaye view once. Umva urakoze cyane. umva izo yabahaye view once arababwira uti ntabwo batinya ko yabafashe ku ngufu. Urabona ibintu by'ubutinganyi nta muntu wese wapfa kubyemera usibye se muhungu we wavuze ko ari umutinganyi. Abo ngabo bashobora no kuba bararyamanaga nawe babishaka mu rugero, ariko akababwira ngo nimugaruke cyangwa isohora amavideo yanyu bamenye ko muri abatinganyi. yababwiraga kugaruka niko bari kuvuga. Yego rero uretse gato ntabwo abo bajya kurega ayo mabanga yanyu bayagumana turi kumwe, ariko ntibajya kurega uyo nukuvuga none noze basabanye basubiro cyangwa bakanga. We ntabwo yavuze ko atazashyira yawe yababwiraga ko nibatagaruka muri kwitiranya. Yego, nibatagaruka video zabo ari buzishyire hehe hanze. bakamenya ko bakuze bashaka kubana n'igikangisho. Ni igikangisho nicyo ibikangisho ngo yabohererezaga iki view once. Naka view once umeze gutyo. Urimo uravuga ngo ariko zabaraje Benda ni ikicucu. Urumva rero muri izo video ikibazo cya Eric Semuhungu kandi baguye iyo view once shaho. Niyo waba ugiye kurega waburetse. Kuko iyo umuntu ari mu gikorwa kijyanye no gukorana ku mibiri ntabwo ubwenge buba buri inahamana. Ababona nta soni afite, ariko iyo abibonye yasoje yarangije muri make mu kinyarwanda cyiza agira n'isoni zo kubireba. Oya njyewe Benda njye hano ndi kwemeranya na Godfather, hano ndi kumwe na Godfather wa mungani kuko ntushobora kuko Godfather akakamtuze kukameshoninga arakorega gusakaza amashusho y'urukoza soni nabyo kintu kirimo nuko ngo reko nukumenya ayo mashusho yashakaje nimba ari ayaba abantu koko bamureze aya mafoto naya mpano nayababana nayandi nicyo tugomba kumenya. Aho hariho question mark. Icya kabiri, ibyo bikangisho yakangishaga ari kubereka iki? Kari bukora iki? Yavuze ko azabica. Yabakangishije ibiye bikangisho. Yabakangishije ibiye bikangisho. Ni video yabakangishaga gushyira ama video yabo hanze. Ayahe ma video rero uretse ama video yahe batembereye bagiye kwita izina. Bari gucoma se. Ayo ma video bari kwiba naye ma video. Yego. Erega hari umuntu uvuga uti nubwo tubikoze akeneye urwibutso. Nshaka ko bimenyekana. No ndakubaza Benda subiza Godfather. Subiza Godfather. Benda witegura ingaruka. Subiza Godfather byari kukubaza. Ari kumbaza video ari kuvuga nyine n'izi video bari gukora ibidudu. Byose ni ibidudu. Kimwe ni umwe ni inyuma undi ni ikidudu. Ari gukora ikidudu. Oya, none se ibidudu baba kubita mu kibutivuza mwagimara gutagatifuza ibyo biboro bro. Kandi siko muri biranditse ngo umuntu uzashyigikira ubutinganyi nawe azarimbuka. Kambihorere. Umuntu ngo muri Bibiliya Sodoma na Gomora ijya kurimbuka. Abantu bahisha abatinganyi bararimbutse nabo. Mwihorere. Umuriro n'uzabasiga. Buri muntu wese n'uburenganzira bwe Benda. Hoya nta burenganzira bukibaho. Yego. None se niba ari uburenganzira bwe uri kumbwira ngo niba umuntu yarabyemeye yujuje imyaka ngo bazamukatira kenze, niba ataranabyemeye nabwo ngo nabwo bazamukatira. None se urumva uburenganzira afite ubuye? Niba yemereye kurya umwana wujuje imyaka bazamufunga, nabwo niba atanabyemeye nabwo busumba afite uburenganzira. Oya navugaga nyine abage muri rusange. Hari igihe yaba iyo nzira ye nziza ntago ari ukubajyaginga kugira ngo akizwe muri gereza. Erega mugiye kwihisha ikintu cyari kiri kundakaza. Murashaka kwihisha baramuhanuriye hano ngo azavugira Imana. Wabona ibigiye kuba inzira nziza nyuma y'imyaka 15 se nesa. Babasobanurira ikintu kimwe mutazi rero. Washaka ko wagiye ureka ko. Erega mwebwe amakuru muyamenyeje ubundi. Reka babwire ibi bibora ikintu bya. Eric ngo araza kuburanirwa n'igihugu yabagamo cyo hanze. Mwitonde.
muvuge muziga. ariko uramukora Yes imaze igihe kinini muzi namubonye hano. Ubwo cyamwirukanye. Namumenye ariko nabonye ari biri. Oya, hari igihugu cy'amadarapo, arimo amabara menshi. Benda ubimenye ko nawe wibeshye ugafatwa twagusesengura gutya. bitwaye Rero nuko ndase muhungu yari gusesengura jihad. umva nkubwira ikintu kimwe. Oya, jewe ntabwo uzari ikintu ndi kumushinja, Hari ikintu mutamenye mutanasobanukiwe. Buriya ibi biboro by'ejo bundi byo kwita ngo byo kuvuga ngo agiye kubyara. Dore reba iryo darapo bagita Rainbow. Reka twumve reka umuntu wese mu nyumvi. Buriya hari ikintu mutamenye. Buriya biriya bintu byo kuzanga bakavuga ko bagiye kuzana umwana bagiye kubyara n'ibiki. Biriya biboro babikoraga bari kujijisha kuko iyi kesi yari yamaze gututumba. Niko kuvuga ko agiye gukizwa akaba umugabo akarongora umugore muri bazima mwe. Sikonze mukurikira amakuru. Kandi Imana yabivugiye aha. Imana ahubwo ramupasiteri nawe azadusobanurira uburyo. Niho nashaka. Imana se mbwa ari mwayizamuye nayo hano. Yari nanjye ne kare muri pasiteri Imana yabivugiye aha. Ikibita cya Sanda aravuze ngo Imana ngo yari yaje hano yari yahara. Ubu nahirahari. Nese umwate twigira mu macoin. Reka ibyo bibora ariko genda. Ahubwo nese. Ubu nakutonda amaso ni wose. Nicyo kikwereka umubyeyi. Bitwa amacoin. Nibyo rata nukuri. Nibyo rata. Nicyo kikwereka umubyeyi. Aho muwe mumanutse. Let's go. Oya reka nceceke reka tumuka kumana nazako mwe murabara mu kiganiro urimo kubera amacoin no sense. Mbe mu kiganiro ryo mu macoin. Topaka. Oya titi. Murambwira guhagarika ibintu turi kuganira ngo tujye mu macoin ariko abantu umutima man. Titi. Yo kumbaga ngiye kumbaga barambaga nejo bundi nakweretse wa mujama wambaza. Ntabwo ari Nessa never. Ntabwo nanabizi. Nawe ubu nibyo kuvuga ngo nta kintu erega ati turabizi ko ikintu baba bashaka nanone ikintu tarunazi ribu yifashe umucelebrity biroroha kwamamariza mwose muri uwo mucelebrity kugira ngo ababwire abaturage banasanzwe ko icyo cyaha kirenze. Ejo bundi bafata toxique baravuze ngo abundi kubandi bafata toxique baravuze umuntu uzayo utwara yanyoye nta n'ibyangombwa afite. Sibwo ibyo bintu byazamutse cyane, sibwo twatangiye kubyumva cyane. Wari wese bafata mani bamubaga n'ubundi nanjye bambaga hano tu. Hari ikintu cyafungwa. Urabona nk'ibingibi nariyo yivugisha cyangwa n'ibingibi Nessa ari kwivugisha. Hari abantu bajya banga ntabwo bajya bashaka kujyana na reality. Urukumva ariko wamwumvishe nuza wamwumvishe nariyo ngo nibimwanga ngo tuzamubaga. No, listen to me. Tuvuga ibiriho nkabivuga ngiyewe nshiza amanga ntawe nijya kwa nyina turi kumwe. Ikibi nuko naza nkamuharabika cyangwa nkakuzinga ariko ndi gukotinga amagambo ariko kubera iki inkuru tuzayivuza se ribo bataravuga. Werego nawe Godfather rega nawe ukuntu umuntu ashobora kukwishinga akagwaye. Ngiye ibyo navuze hano byose ni byabaye kuri live yawe hano. Ariko so gwamugwa mu byagarutse hano hari umwana nta kintu iki tutavuze se niki twavuze kitari cyo. Urimo kumva byose ni abantu baraha abantu bashaka kuvuga twumvikane. Nta impamvu rega yo kuvuga ngo hano nkiyo ndi kureba Sande reka tugaruke gato. Ibi nta na comment twabishyira kuko ntabwo ari ubwa mbere bibaye by the way. Yes bibaye igiki. Ntabwo ari ubwa mbere. Se mungu yavuye muri Amerika kubera ikize. Yavuye muri Amerika kubera ntuza kubera ibi byaha byamuhamye. Akirukanwa muri Amerika. Ikibazo mfite. Erega Eric nako mubwire Godfather hari abantu babyemera ko bakoze ibidudu nta kibazo. Ntabwo ari ibidudu ni ikidudu kimwe nicyo abemera uretse kumvikana ikintu kimwe. Nge icyo ntashobora kuzanga no gukona n'umuntu vuga ko barafashe ikibuno igitsina cyawe kagishyira mu kibuno ni uburenganzira ngo nanjye uburyo nkoresha igitsina cyanjye hari nabandi bari ikintu. Nibyo rero hari abavuga twe twamwerezaga hari abarongora amatungo ibyo ntabwo ari ikibazo. Icyo turi kuvugaho ni ugufata ku ngufu. Tubisubiremo gufata kubikoresha umuntu ku gahato umuntu utabizi umuntu nkuko mufata gute ku ngufu. Dufate Bera none si nk'ube bari batangiye kumukorakora ku kibero. Yewe ibyo tweba Benda ibaze nka kuriya yagukora kure ku kibero wena nk'ibivugwa akaba yaragize gutya akagucunga akagukubitiramo tekera akagushyiramo kandi kantu ukabyuka mu gitondo usanga bawutatamuye.
uri gutambuka ukumva biramenetse. yego uretse gato Benda noneho cyagiye yakubwiraga ati twakoze turi kuba babirigi Benda subiza amaso inyuma noneho hariya gukoze ku kibero wenda ukagwa muri ya ntebe ugasinzira noneho ugasanga mu gitondo watambuka ukumva ntabwo ushaka kwituma urimo kumva ntabwo uzi uko bimeze ukumva harimo ubukerege noneho mu gitondo washaka gusakuza akagukubita video y'ukuntu igikorwa cyagenze. je nta makuru ufite umva nta makuru ufite ngenda yafite iyo bakubomoye urumva ugashaka no kuvugisha imbaraga kuno kwa kuvuga kwa kuno ushaka kuvugisha imbaraga uvuze ngo kuko kwaje witunnya ntabwo bibaho ushatse no kuvugira hejuru ngo Eric witunnya bro oya nanga winereye ahubwo ikintu ngewe nzi none ahubwo tugaretse kuri icyo kintu cy'inzoga nuko iyo wagiye kwa Eric sha umva mubwiza ukuri urumva inzoga ziba zimanitse hariya warakubaza ngo uranywa iyihe kubera rero inyota nyinshi kubaza ngo uranywa iyihe kubera inyota nyinshi abana bose ngewe nabo itonde gato mbire abajene benshi bafite inyota baba bakimwereka gutya nyina afite akabati ka tiruwari karimo nako ka etajeri karimo Jameson harimo amarura harimo Jack Daniel harimo Tequila harimo Gordon nukuvuga ngo wowe winjira muri salo ikintu cya mbere uhitubona niba ibintu byigaragaza uhitubona akabari kari mu nzu ya Eric Benda wenda bo bari kunywa Benda hari umuntu ubajije ngo iyo bakubomoye mu kibuno ari ubwa mbere ngo uva amaraso Nose wava amaraso gute kandi bakoresha ibyabugenewe ibiki basuka arega amavuta ati ariko se amavuta ya PDD nayabonye baby oil amavuta ya PDD bakoresha amavuta nabo baby oil kwa Eric ariko nawe ari umusirimura wabanza bakanitabaza bavuga kwitabaza wa muri bavuga kwitabaza abanza kihera ntago yashokera urumva iyo ukigera mu nzu kwa Eric bitubona amayoga menshi uraba arabibonye n'abagita bakita n'abagasuku bamusuru itubona akabari rero nibitewe n'ukuntu nzi umuntu umwe inzoga agira inyota kuri kwimana ikintu nge nahamya neza cyo ku nzoga cyo sha byakunda pe kuko utitangira kubona Jack Daniel ko gutinda nk'iyi utangira kurwana n'umutima wawe ndamwiyi agahita no nagucangira ahantu ugahita kubwira ngo hari n'ibifuro bro uzi ibifuro kubivanga na rikeri washiduka n'ubundi wahamwihereye Imana yarandinze kabisa kunywa ibyo bintu nukuri kubera ko ikintu ubukoze ikintu bita mixture no way uvanze ngewe mfite ubuhamya bugenda ko inzoga ndazinywa simbihakana mu bantu badakana ko inzoga zose narazigerageje urumva rero ku mwana cyangwa ku musore nkanjye udafite akazi witonde akahita abona Jack Daniel imanitse akeneye iyo snap turi kumvikana ahita yaka icyo kiyoga none se biriya biboro byo gutoragura igiceri ngo guta ibiceri hasi ngo ukagenda ugiye kubitoragura ngo ubundi ukahita wumva no ni slang ariko nuko nyine baba nose urumva iyo yunamye nuko babarongora mu kibuno nukunama niko gutoragura igiceri kandi nta muntu ngenda kwa Eric bitenyine n'inzoga ziba zihari ntabwo iyo umuntu wese yemeje kunywa inzoga mu bantu bose babasinzi bari hano muri comment barabitubwira iyo yemeje kunywa inzoga ugomba gutaha wasinze ntabwo bavuga gusinda bavuga kwizihirwa ntabwo ubundi kosa ry'umusinzi itegeko ry'umusinzi rabuti ntugataha uko waje birazira bikaziririrwa bavuga ngo ndanywa gakeya hoya ntugataha uko wagiye ugomba gutaha niba wagenda kuri muzika ugomba gutaha ugenda wandika iminani aho ngaho wazihamisha rero ari ukuntu umuntu ashobora no kuzihamya akavuga ngo aragira gute ararara kwa Eric ni Kanombe ni kuri ahubwo abaharara rero sasa
sinzi bariya baharara hari abarara bro, hari inzoga uba wumva no kuruvuga ugiye nko kuvuga wahita uvomiting oya ugashiduka uteye na kawo mu ntebe burya. nuko ngo Eric nta nabaha amafaranga nazo nge twari twumvikana ntabwo twari tweze tugera kuri atape yo kumvikana. yaragukora ko biravuga ati katsindwe niyakuremye oya abavuga ngo umushu ugasanga itako yarifashe ntabwo wahita winyagambura mu bantu rero bituvuga uti wowe utangira kurwana n'umutima wawe ye ankozeho tambonye no message ngo you have received umutima uvuyemo ye dore no muntu Eric ni nabamwereje amafaranga you have received tariki 8 yamuye abantu barakira yagiye bita suka boy urabona bamaye muri comment ngo you have received iri muri comment nuko natayipinga ngo bikunde ntago ari ubyanditse ntago wabyiyandikira nazo natarimo itariki sibi ntago ushaka kubyandika ibi ntago wapfa agashyiramo n'utu tudomo se n'utwitso neza n'utwitso n'udutangaro mari ntayo mbonye ntago ndi kuyibona nge ngiyi reba hano kuri suka boy iyo yipininga urahita uyibona reka ni edit niwo byanditse batereka ibisego arabyandika urumva reka mbakomereze inkuru se ikomeza inkuru oya ntago byanditse bro ntago byanditse nese bije urumva n'amasaha abantu tunywa inzoga arantu gereka guti nduma naniwe cyane reka mbe ndyamyeho gato ndabyuka nikangura mitana ku kantu ko kunywa inzoga hari yaho inzoga ziba zihari ahubwo ngiye ntabwo nibaza niba koko bamushinja guhereza abantu inzoga ni kwa kundi ushobora guhereza umuntu agashoti ariko se oya none we ntiwagiyeyo ntiwanyu ahubwo kandi wari wowe akabaye bitubwira ko wagiyeyo uburyo muhamwe oya ndavuga iyo bashaka kuvuga ngo wasindishije umuntu iyo babikubwiye erega ahangaha twebwe mpamvu kuri comment kuri ibi bintu twe twabonye vidani yuko bigenda twabonye video umuntu atareba asinziriye ese bena nk'ubu musanze namwe gukora uko video zidahari wenda mwene cyangwa mukamutanabizi mwarasinziriye wasubije amaso inyuma ntabwo wigeze usinziririwe asundi wa mungani bende ntabwo wigeze usinzira nasinziriye kwa Eric nge ntabwo nabihakana narasinziriye ariko ntabwo nagiye ntabwo namubwiye ngo ndashaka icyumba nyine ngo cyo kuba ariho mba nsinziriye nasinziriye muri salo nkajya nicura nkakubita umutwe ngo asanga turacyari muri salo wari he nawe turimo n'abantu nyine twese oya mu rugo iwe muri giwe mwari mwahari erega Eric nje twari duturanye mani gutya urumva naragendaga nka kwa kundi nakazi kabaga gari tukaba turi kugira kunywa oya ngewe Eric twarasangiye guko mwami Yesu amajoro arenga n'ibihumbi 100 twarasangiye pe chupa twararibabasha ahubwo ngiye ikibazo nari nifite wenda ari icyo ngicyo cyo gupima mu kibuno naho ubundi nabwo nabyumvishije ko mu kibuno basigaye bahapima ariko se bahapima bate ntabwo mu kibuno ikintu bakora ni kimwe kuko ukuntu forensic isigaye ipima muzi ukuntu kwa kundi bajyaga badupima covid bamuzuru kakaboro bakoresha bafata icyo bita amatembabuzi nuko kereka wenda iyo bafashe nk'umukobwa muri action aho ngaho muri kubikora nibwo bagenda of course spam ziba zikirimo bakozamo kari kaboro urumva bakanafata none n'amatembabuzi y'umuhungu mu kanwa bakagenda bakabihuza ariko abo ngabo bareze ko bafashwe ku gahato urumva
ni kuko nta n'impamvu yo kubapima kuko Semungu arabyemera siko bavuze Godfa so bambwiye ko abyemera we abyemerera bivugwa ko we icyo atemera ni uko yabafashe ku ngufu yafashe ko yego akaba yemera ko bakoze imibonano mpuzabitsina babishaka ariko se yabihakana kandi amavideo ahari niba babona babwiraga ati ikintu bahita basuzuma aho ngaho mu ifatwa ryo ku ngufu nimba byemera hazamo ikintu cyo kuvuga ngo urumva Lili nagusuhuje urumva hazamo ikintu cyo kuvuga ngo uri kumva Godfa ese nimba abantu bari kuvuga ngo bafashwe ku gahato urumva bigeze bavuza induru icyo ngicyo kikata kivaho wenda bakatava ngo twari twasindishijwe ese gusindishwa byakonfirimwe n'uwuhe muganga ese barabafashe cyangwa se impamvu bagiye kubivuga nuko babonye ari kubakangisha ibyo bikangisho bakahita bavuga ati ko yagiye yabasambanyije ku gahato bakaba bari baracecetse nibyo nabyo birasuzumwa nibyo birasuzumwa kuko aha niho rero iyi dosiyo y'uyu mwana kuko amakuru avuga kuba umuntu wa mbere wagiye kurega ari nyina w'uyu musore turamwita umwana ariko ngiye sinzi niba ari n'umwana ibingibi iyi story bamaze kudutera murayumvishe yego aha erega ikirego cya mbere ngo cyatanzwe na nyina w'umwana niba agiye gutanga ikirego wa mbere atanga ikirego avuga ko umwana we bagize gutyo umwoyo bakawutatura nibyo bya bindi nari amaze kutubwira urimo kumva so ikintu cyabayeho hariho n'abagiye kwishakirwa nyuma yo gusanga amavideo muri telefone urukumva wenda no muri aya mavideo reka ikibazo ese muhungu wenda reka tuvuge ko hari thank you Lili Miracle urukumva wasanga ahangaha ibintu bitoroshye gazi musharinga rafi tugiye kwinjira mu makoyini tugiye kuyinjiramo Benda you ready bro ibintu nabisobanukiwe murahari cyangwa ntabwo bisobanukiwe we mu mategeko guprova ko wasindishijwe uyu munsi tugera saa 11 za mu gitondo Godfa nanjye ntabwo mfite gahunda yo kuva tugiye kuva muri kibazo cya soko twinjira mu bintu by'amakoyini rero tutarajyamo Godfa reka nkubwire mu mategeko nk'uko Titi yavuze guprova ko wasindishijwe biragoye no gufatwa kumenyera ibimenyetso cyakoze kiretse iyo uri mu mineri bakabona ko mu mavideo ko wari uri kunywa inzoga reka ndangize uri no gusambanwa aho ngaho kaba kabaye nkuko ko haba hari amayinga Sande wabonye iriya video twabonye ya Semuhungu muri iriya video yego guprova kuri umuntu yari yasinze biragoye nabyo yari yasinze gusinda no gusindishwa biratandukanye Godfather kwa Semuhungu haba hari amayoga waruzi ko uretse gato rero mwitegeko uretse gato tega amatwi n'umugore wawe mwashakanye yego umurongoye yasinze ari unconscious how did you say it ibyo unconscious turabyumva ariko babifata nko gufatwa ku ngufu ariko ntabwo bavuga ko ari wewe wamusindishije okay ibyaha bibiri bitandukanye yego bifatwa nko kugira gute kumufata ku ngufu niyo mpamvu yabasambanije uretse gato nabo niyo mpamvu bavuze ngo yabasambanije ku gahato yes icyo ikintu twibaza ahubwo ni iki ngiki ari impamvu twagaruye kesi tugakoresha ibyo twabonye n'amaso yacu ni gute umugabo nka Semuhungu urukumva afata umusore nka Rutambi ku gahato akamwubika uretse gato tuzi ko gufata ku gahato umuntu akoresha imbaraga agafata umuntu akamufata ku gahato akamusambanira ku gahato kuko amurusha imbaraga cyangwa se akaba yamufatiyeho nk'icyuma cyangwa se afite ibindi bintu yamufatiyeho niyo mpamvu icyungufu gishobora kutazamuhama cyane ibyo birashoboka cyane reka nkubwire impamvu gishobora kutamuhama reka ngusobanurire impamvu kizamuhama rero niyi yego ahangaha niyo impamvu y'aya mavideo rero niyo mpamvu twayatinzeho azafatwa n'iryo kangisha nta gikangisha niyo mpamvu video zo ziragaragara ko yabaziritse se ariko bafata ku gahato video ziragaragara ko uko ndi kubitekereza video ziragaragaza ko urimo kunyumva baciwe intege n'ibisindisha agakora ibintu yidegembya boba ntabwo none se wenda bizihiwe ntega amatwi
tega amatwi ariko turi kuvuga Godfather ngende ku mategeko n'ibimenyetso nyine ceceka ntugendere ku wumve marangamutima. ibimenyetso nyine amarangamutima y'iki Icyo ntago ari ikimenyetso rero cyo gufata ceceka ariko se ku wumve video no gucika ceceka intege. wumve Ntago ari ceceka ikimenyetso. wumve ceceka wumve ni ukuvuga ngo baramutse urukunyumva unyumva neza cyane Yego. baramutse urumva kugira abantu niba hari izi video ari byo bimenyetso abantu bagiye gusabana n'abahungu barasomana Barasomana nyine baryana iminwa. uretse gato abatinganyi nabo baryana iminwa bagaterana kareshya cyane. Si ugutegura icyana se uri gutegura icyana. Umva yewe. napfuye ndabaza Ugakora no mu byanwa. ndiko niba no mu bagabo wenda uko utegura umwana umukobwa nyine cyangwa mugategurana mugatera karese tutututu niba ari cyane ugakora munsi yayo. so rero Nimba benda batiganye niba bakora kunyo. uretse gato rero urimo kunyumva urumva ntabwo bizagaragara wenda dufate Benda urana nko yaje hano agatangira kuyikoreshwa ukavuga ati shindwa ukajya kwicara yo Kaspa yari gutegura Benda yari gutegura yaragiye kugutegura kunda so kugira ngo iki cyaha ari bikonfaminge ko Eric yasamanije abantu ku gahato kandi tukabona ko hari na video z'ibikangisho yakangishaga abantu ngo nimutagaruka tugenda bigaragaza izi video ziri kutwereka scenario yuko byagenze twebwe rero tukavuga ati ubu niba kuko twigeze tubona aho yabikoze twarabonye video yuko abigenza muri Amerika Erega ibyo ntago babishingiraho Godfather. Tega amatwi twe turi gukeka hano turi kuvuga tukavuga ngo eske Sande fungura mic yawe Funguwe. uriya mwana yafashwe ku ngufu cyangwa ntiyafashwe ku ngufu Yafashwe ku ngufu. thank you so much ugendeye kuki ushingiye kuki No ariko nabwira amategeko yo mu Rwanda ntiyabishingira. Oya ntago ari amategeko yo mu Rwanda Sande ni ahantu hose ku isi. Itegeko rigendana n'ikimenyetso. byagenze Ni ahantu hose ku hari isi. video zigaragara arya umwana nyine ngo bitagaragara nyine umwana aryamye aha ubona ko atari muri icyo gikorwa we nuko izi video zitazagaragara ariko nimureba neza muzasanga izi video aba bakomplainga ko bafashwe ku ngufu Naribu igahamya ko Naribu igatangaza ko aba bana basamanuje aba bantu basamanuje ku gahato nose Godfather reka nkubaze ikibazo ukomeze reka nkubaze ikibazo kimwe ukomeze muri video n'abantu badukurikiranya hano bavuge n'aba turi kumwe kuri pano ese video ishobora kugaragaza ko umuntu yasinze video yabigaragaza cyane yasindishijwe n'iki ntabwo ahubwo ikitagaragaza muri kano kanya ngiye nshobora kuzamuka oya buretse ngiye muri kano kanya nshobora gushyiraho video bro nkigira umuntu wasinze kandi ntasinze ibyo bintu murabyemera ngende ndimo sobanurire buretse mu bimenyetso biri valide buretse Sande buretse mwebwe ntago muri gushaka kumva ikintu ndi gushaka kubabwira aka kanya bashobora gufata video uri kunyumva video ntishobora kugaragaza ko umuntu yasinze ibyo bintu bigaragazwa na muganga wenyine umusaza ahubwo wowe uretse gato ngusobanurira ibyo kanyumvira none uretse gato man titi titi video iyo umuntu yasinze bani video bigaragaza titi kandi n'umuco babiheraho Sande mwebwe muri kuvuga mwebwe muri kugendera muri realite nyine nanjye cyo kubona oya ndavuga no mu mategeko ariko Semuhungu buretse Semuhungu yifasha akabaza mu rukiko ati niki kiri kwemeza ko uwo muntu koko yasinze byanyabyo atari byari kwikoresha mureka kugendera ku marangamutima mugendera mu bimenyetso umuntu wemeza ibyo bintu wenyine ni muganga umva ahantu manza wumva ahantu buretse gato manza wibaze none ni ikese ukuntu kuyikurikira ukagira n'ibyo wirengagiza uri kwiyibagiza ko urukumva kwa Semuhungu kuva ku muntu winjiye mu yazi ngo no kwiprotecting atazi ko ari kwikururira ikiza ibimenyetso barakubwira ko winjiye kwa Semuhungu urimo kumva footage barazifite footage ziba zihari no kuvuga ngo kamera zo mu nzu ibikorwa byose bikorerwa mu nzu urukumva yego kamera zirabifite nuvuga ngo Benda zira ntuzo zose yakoze zira story zose Ega Benda yarahamuye nawe buretse gato bakisanzura biriya bintu byose byari bihari turi kumwe baba babifite birahari ngiwe umva nukuvuga ngo iyo bavuze niyo mpamvu kugira ngo uzi ikintu cyambere bakoze mbere batangaza inkuru bagiye gusaka kwa Semuhungu iyo bagiye gusaka ikintu cyambere batwaye ni footage nukuvuga ngo
video buri kintu cyose cyabereye muri iriya nzu kuva Semuhungu ati agishyizemo ziriya kamera barabifite. Remember biriya bintu byose uretse gato amashusho biriya bintu byose wibuke ko Semuhungu abifata kandi byisevingaga kuki kuri telefone ye. Urukumva? So nukuvuga ngo wowe ibyo ngibyo uri kwivugisha ibyo ngibyo uri kuvuga ngo ntibamenya ko ntuza kandi bakwereka uko abantu banyoye bakigera mu nzu. Udufata kesi ya PD Durayizi DJ yari ahari buretse Benda buretse Sande babarira mvuge utukomeza buretse yego umva Sande nduva utangiye kunyumva abantu bari no muri comment ari kwanga umuntu wasize nagwa muyoberwa ntago ibyo bintu ndi kubyanga twese twamureba ariko iyo bigeze mu mategeko iyo bigeze muri law urumva iyo bigeze muri law ntago umva ikintu video ishobora kugaragaza buretse video ishobora kugaragaza gusambanwa ibyo byo ndabyemera ibyo ni ibintu bigaragara nyine kuko abantu bari guhuza ikibuno n'igitsina buretse nyumve ngo twada nakwihoreye uravuga sibyo reka nanjye nsoze umva video ishobora kugaragaza umuntu ari gukubita undi cyo ni ikintu kigaragara uri kunyumva ariko ikintu kijyanye n'ikintu kiri mu muntu ikijyanye n'ikiyobyabwenge that's why niyo bafasha umuntu unk'urumogi nabashaka umuntu buretse ariko nsoze utukomeza niyo mpamvu ribi ifasha umuntu wanywe bashobora kugufata uwanywera urumogi bari kubibona kuri n'ibifuri uri kunyumva bakakujyana kuri forensic ugatanga inkari kugira ngo muganga yemeze koko ko umuntu nyine ibingibi ari kwikora yasindishijwe n'urumogi. Kuko nushobora nibyo nagusobanurira video nishobora kugaragaza umuntu twebwe twabibona yes n'ubucamanza yabibona ikibazo rero uyu mutima tega amatwumve hano tuvuze ko tuvuga amategeko tuvuga ku mategeko apana amaranga mu wiza amategeko wowe wiza amategeko ubundi manza wumve hano ureke ko pratique reba nta makuru ufite nta mategeko wize wewe tega amatwi wumve ibintu bitavuga nibyo nta makuru ufite umuntu aba yasinze reka ibintu ni bibiri dutandukanye icyo tari kuvuga nuko yabasindishije ariko iyo basinze abuze connection ari we uretse gato ni ukuvuga ngo hano tugendeye kuri video twabonye turi kumwe uyu muntu aba yasinze kugeza ku rwego urimo kunyumva ibyo akorerwa abikorerwa batari kumva urimo kunyumva cyane ngaho mbwira umuntu ari gukoreshwa ibintu batari kugiramo uruhare unyumve neza cyane arafata akaboko akajugunya video iri kugaragaza ko umuntu bari kumukorera ibintu asinziriye adahari urukunyumva we titi urabwirwa n'iki katari kwizihirwa erega muri gukoresha amarangamutima kwizihirwa amatwi ntunasame uvuge ngo abantu bose ntago bataka Benda ntega amatwi we nani ikigoryi mani ikigoryi bro abantu bose ntago bataka ari n'ababikora burobo bro mani urumwana bro keretse niba utarabonye ya video we ri amakuru avuga ko impamvu wewe waretse ubupfubuzi ngo nuko warabonye isoko ry'amafaranga arenze ayo wabonaga mbere aribwo butinganye waba warahuye na Semo nkuko bivugwa Jeze ndo umutinganye DJ Lise nabihakana iyi nkuru bihakane baza nk'ishuti nahuye nka Semuhungu nkuko Benda bahuranye nese wo Benda ko mwahuye mwaratinganye nyine we ahakana ko yarabyanze twara na hostinganye muri Uganda twabaye muri hoteli imwe ariko sinigeze ntago bira mico nyigira nge ntago nigeze nyigira nge muzo Benda baramusabye aranga ariruka ngo Benda ngo abantu bose ntago bataka nese undi Benda yatanze yabivuga kandi yabivuga Benda ntabwo undiye sinabivuga ukundiye nagumayo oya ntago nakuryo urakomeye ntago uryoshye ngo dufata ngareba abantu uzanye hano wamwumvishe sori nk'umutingani siri nk'umuntu ya story y'umuntu ngo babomoye agiye mu bwiherero ngo ntabwo yagiye mu bwiherero ngo baje kuburiri basanga yaneye ibiro 4 mu butinganyi kuranga bari ukumunyaza asimana go dufata mwataye topic rero so okay twagiye mu macoin bro abantu mufungure kamera twinjiye mu kintu bita okay twagiye mu macoin twigire mu macoin twigire mu macoin abantu bakande twagiye titi karame
hano na story yakomeza ariko none umuntu